KVCS bamaze kukwandikira ariya mafaranga ntago agaruka inyuma, ni ngombwa yishyure. Aba ni abakoresha za parikingi zo mu mujyi wa Kigali n'indi mijyi yo mu Rwanda. Barinubira serivisi itanoze bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe kwishyuza parikingi zo hirya no hino mu Rwanda rya Misike ryahoze ari KVCS. Aba batunze amamodoka ngo hari igihe bakira ubutumwa kuri telefone ko bari gukoresha parikingi nyamara bibereye mu rugo. Ibi babifata nka serivisi mbi bahabwa kuko ngiyo bandikiwe biba birangiye nta garuriro uretse guhamagara ukwandikiye akagukuramo. Igihe ubona amafaranga ajyaho, iyo batagukuye muri parking amafaranga bajyaho tu. Tuvuge nk'abantu baba bibereye muri gahunda nyinshi z'akazi, hari igihe udakurikirana iyo message. Iyo rero ya masaha 24 ashize, system nta kindi ihita igaragaza, ihita igushyiraho mu mwenda yuko utishyuye. Ugira gutya ukajya kumva bakwandikiye message bavuga ngo imodoka yawe muri parikingi mu Kiyovu kandi wibereye nk'Iremera hariya. Ukibaza ese ku imodoka munyanikiye ko iri muri parikingi mu Kiyovu, nta imodoka iri hano Iremera, ibyo ngibyo muyibonye gute? Amafaranga mugiye kuncanginga ya parikingi kandi ntigeze nanagerayo, nta n'umuntu masha kohereza kugira ngo azarebe niba ibyo mpamya ari ukuri ko mfite amayimero ya telefone, ibyo bamudukorera ni ibiki. Ugasanga n'aya mafaranga ntabwo tuyashubijwe, waba utagiye kuyishyura ugasanga bakubazeho amande y'ibihumbi 10,100. Amakosa yakunze kugaragara cyane yo kwibeshya kuri nimero z'imodoka igiye kwandikirwa yakorwaga n'abashinzwe kwandikira imodoka ziri gukoresha parikingi, maze ngo bakandikira imodoka idahari kuko bibeshye nimero. Ntibizongera kubaho ukundi kuko mu kwezi gutaha hagiye kujya hakoreshwa ubundi buryo bwo gufotora nimero y'imodoka, bityo ntihongere kubaho kwibeshya nk'uko bisobanurwa na Willy Rukundo, umuvugizi w'iri shyirahamwe. Nuko abakozi bacu ku muhanda, kuko uburyo yinjizamo inomero n'inyuguti zigize plaque ni nk'uko twese dukomboza inomero kuri telefone. Hari igihe rero yibeshya umubare umwe cyangwa akibeshya inyuguti imwe, aho kugira ngo message ijye kuri ya telefoni yanditswe ihujwe na cya kinyabiziga ikajya ku wundi muntu. Ni nk'uko najya kuguhamagara nkibeshya nkahamagara mugenzi wawe uriye. Ibyo rero tumaze iminsi tubibona, ubu tugeze ku rwego noneho aho tugiye kujya dusikana umuntu agatungaho telefone kuri plaque. Urumva icyo gihe ntushobora kwibeshya imibare cyangwa inyuguti. Icyo gihe noneho amakuru akava kuri ya ku modoka agahita ajya muri systeme, wowe ukabona ubutumwa yuko uparitse ahantu ukaza kwishyura. Turatangira kubikoresha mu kwezi gutaha kwa 9 kuko application yaravuguruwe yo dukoresha. Ubu mu kwezi kwa 9 turaza gutangira kubikoresha, dukoresha ubwo buryo bwo gutunga telefoni gusa tukayerekeza kuri plaque. Noneho systeme yacu gahita ikurura imibare n'inyuguti, wa mukozi atagombye gushyiraho agatoki ajomba kuri uyu mubare ajomba kuri iyi nyuguti kugira ngo yuzuze nomero zigize plaque. Ibyo rero icyo kibazo cyo twamaze kubona yuko ntabwo umuntu azongera kwibeshya ngo yibasha kohereza message Rukundo ngo ayoherereje Eric, ntabwo bizongera kuba. Iri shyirahamwe ryatangiye imirimo yaryo muri 2004 rifite inshingano zo kurinda ibinyabiziga biri muri parikingi, ba nyirabyo bakabyishyurira. Robert Bashimiki, Flash TV. Turatangira kubikoresha mu kwezi gutaha kwa 9.